ariko urabona ko utari wanamenyera wowe nta n'amafaranga urabona ubundi nugerayo bazagufata neza ndabizi amafaranga uyabone bana ubundi kabisa wana aho ni gahunda ubuze si twemeranijwe mbo turemeranijwe ahubwo mani wana kubera ukuntu numvise umbwiye ibintu byiza hari akantu ngenda nabura hano mu ikoti reka nze guhe kurwibutsa ndagasura uzatuma ako kantu cyose muya ako kantu nagake uracyari mu cyashyi Kigali kumva giye aka kantu nkagendana mu ikoti abantu bacyari mu cyashyi Kigali koko ariko nanjye amasaha nabageze mu masaha 5 katamene kabisa wana kabisa ubundi ni wewe wanje mbo kantabaye ngero kumuhana rero ko nabona muri igihumbi cya abantu ibyo bindi ni kuri telefone ako kazi ndagakeneye sawa Boss aho turi kumwe kandi rero hirya nganje ntanira aka kantu kabisa ubwo n'urwibutso wangu nari turi kumwe sawa sawa ariko se nkomange igenze gutera turofirangeza muri iki gipangu komanga se igenze gute se ni nkomanga niki sha ko numva uri kwivugisha ni ikihe kibazo rwose imihanda biba byacanze umuntu byayoberanye nari ndimo ngendagenda mu muhanda ntwaza abantu nuko ngeze aha ndavuga ati bakomanga nkabisabira akazi kose nagashobora wagashobora ni iki washobora nkambonera kose minyoni akazi kose rwose minyoni kinga ndabona hanze ku kinga ngo wari kuvuga ndi kuvuga nta kazi kose mwampa kariko kose nagashobora ndabona ko ku mihanda ko kagenda kabura umunsi umwe kakabona ubundi ukakabura ariko sha musigaye mufite amanyanga abantu nkamwe hari ukuntu mujya muza gusaba akazi mugenzwa no kwiga ushize mugenzi wanjye bagize gutya aho umuntu akazi asanze mu muhanda nk'uko nguko amwiba televiziyo siriya mufite amayeri menshi ntabwo nkorakora njye ndi n'umwana mwiza kandi nzabikwereka rwose mwana mwiza kandi mbona uri umusaza sha rwose mboneye akazi akariko kose abantu bose babaye abana beza simbona uri umusaza ndashaje ariko rwose ntabwo nkorakora pe iwanyu ni hafi n'agasoko iyo ngiye yego niho utuye neza ni santere hafi n'agasoko yego okay hano rero dufite akazi gahari wagakoraga nka promosiyo twamuhaye promosiyo yo kujya mu kandi akangaka rero ako ngako yari afite ntabwo twari twabona undi muntu tugashyira bose ayo mahirwe nyabonye ntago nakuvuga ngo wivuga amagambo menshi kuko ndi kwihuta yego ni ukurinda igipangu wabishobora nabishobora cyane kurinda uru rugo ku buryo nta kintu kigomba gusohokamo niba uje rero uje kubisohora ufite ingorane sibyo harya ngo utuye sha Dushyiraho aramutse neza aramutse neza ko mbona utameze neza byagenze gute Dushyiraho muri ino minsi mfite tasika ikomeye ndi kugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo
uyu muryango wacu utera imbere. Niyo mpamvu rero igihe cyose akenshi ukunda kubona ndi gutekereza cyane, ndimo ndagira ngo uyu muryango utera imbere kandi nawe n'agashahara kawe kiyongere. nibyo akundaga. Nawe ubundi nta bindi bintu mba ndimo, gusa wabibonye ko ufite ibibazo byinshi cyane, ariko nta kindi mba ndi gutekereza, mba ngira ngo nibuze umuryango wacu utere imbere, ubuzima bwacu bugende neza, dufatanye. twagira umwanya ku buryo mbere gutyo mu gitondo cyane cyane. so rero nari ntegereje gusa gusa ntabwo umeze neza. Umeze neza, umeze neza. Umeze neza. Kira nka sinabikubwiye ko ari hari amadokima ari kwa comptable, genda uyanzanire hafi n'agasoko. Yego. Okay. Pani kingura Ngaho neza mwabuja. uyu muntu washaka akazi harya ni kubera iki utagiye ku ishuri? Ariko ntabwo uzi kuvuga cyose, ntabwo ujya ku ishuri. Kandi shaka sinzi impamvu utari kujya ku ishuri. Umunsi ntabwo mwiza. Ntabwo umeze neza. Warwaye iki utabimbwiye? Sinakubwiye ko utazajya ugira gutya ngo umpishe. Ntabwo wagira gutya ukambwira yuko urwaye. Okay, sawa. Uyu rero mujyane mu rugo, niwe dushaka kuza akazi ka wa wundi twajyanye kuri biro. Ninza mu masaa sita ndavugana nawe, mumugaburire, mumufate neza, ndaje tuvugane nawe, sibyo? Mu masaa sita mu kanya gato ndahitanze. Ngaho genda mwe muganira. Murakoze boss. Ariko mwitonde, abantu bikigiye sinzi, ndaje mbyigeho. Ufite irangamuntu? Yego ndayifite. Okay, sawa, gani mugende. Sawa, murakoze cyane. Ndisinyire bimwe n'ibi ngibi. Banguka. Turavaho. Ariko kugeza aho n'umwana mutoya amenya ko mfite ibibazo, ntabwo biba byumvikana. Gusa Imana yo mu ijuru nsenga niyo igomba kunkiza ikibazo mfite. Umugore arandembeje neza, ntabwo byumvikana. Ubu nzagira aka kazi ngere n'ibyo mu rugo. Ngaho bi abagabo twararushye. Ariko buriya nawe wenda wabona hari impamvu yabyo. Ngomba kubikurikirana ndebe ikiri ku hari ibintu wari uri kumva? Ibyo nandi kuvuga wari uri kubyumva?
siko wagira ngo banasaze rega amusore ndabizi gatinze hari ibintu atari yakoze neza nyine ntabwo yazuje neza ntabwo yari yabyujuje neza yego ni neza kuki atarabyuje ariko zagira ibi nibyo ku kazi koko oya ko n'akantu gatoya just nuko nyine atari afite network neza n'ibikwa yego nizere ko basi ibyo yakoze yabikoze neza wabashije kubicishamo amaso neza nta kibazo neza nta kibazo icyo inkuru ivuga settings ariko smart family igomba mukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo nibuze hari abashyitsi mfite b'abanyamahanga bazaza kudusura nibuze bazasange smart family hari aho igeze ako ni ibisanzwe kwizera se banda bizera ariko hari igihe nk'uyu izi document akagombye kuba yabirangije bikaza byarangiye byose ariko ngo hari ibyasigaye ariko ntacyo yabirangize vuba reka mbe sinye kuri ibi ngibi hari inama rero ngiye kujyamo urasigara wita no kuri ibi ngibi usize kwitaho ntabwo meze neza ariko nuko nabikubwiye ariko ibyo rero kuvuga rero uri kunyumva igihe nivugisha hari igihe umuntu atekereza byinshi ugasanga nyine umuntu bibaye ngombwa ko anavuga cyane nabizi tuba twakora akaje ariko ntabwo mba mwandakaje ariko niko akazi kagenda sasa rero usigare wiyitaho kandi ujye ukomeza uncungire bari abantu mubizi se nk'umunyamabanga nyine ubundi reka njye muri ya nama turaza gusubira sawa ukomeze ariko harimo utuntu ugomba kurangiza amahanga gerageza birangize amafaranga yari yatari urayafite urakoze cyane sawa narumiwe uyu mugabo yagasana ibibazo byamurenze sinjye umuntu aciringa n'abandi bagabo sikunda mfundo afite urugo rwiza afite umugore mwiza ntacyo babaye ariko ibibazo birenda kumwica no kwifuza nawe usanga yivugisha muri biro we reka kubyitaho ntabwo byaziranye murakoze murabuja okay kamuzanira icyayi sibyo hari ikibazo nta kibazo mwabuja murakoze twebwe urihangane ko twasoje kunywa uranywa wenyine nta kibazo rwose ariko ntiwongere kunyita mabuja amazina yanjye nitwa minyoni murakoze mabuja kandi nanone mabuja sorry
mbega imifariso myiza. Urugo ni rwiza, ugomba kuba hari n'amafaranga. Kuba umwana mwiza nitware neza kugira ngo nanjye nzagire ikintu nkura aha hantu, kubera ko ubushomeri buri hanze bumeze nabi rwose. Umunsi umwe akazi kabonetse, imihanda undi munsi kagukubita, inzara, inyota, iki, aho kuba. None mbonye aho kuba. Uru rugo ni na rwiza cyane, harasa neza wagira ngo ni ibwami. Ariko rero ngiye gukora cyane kugira ngo nanjye nzubake ubwami bwanjye. Samuhabuja. Kanizere ko ntatinze. Rwose. Murakoze cyane. Muryoherwe. Ndihangana rero nawe. Nta kintu cyo gufatisha gihe cyashize. Nta kibazo. Konyine. Nta kibazo, ndumva nacyo kimeze neza cyane. Nakomeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi. Ese umuntu ufite ibibazo byinshi. Se ibibazo ugira ngo byabura. Nta bibazo byabura, umuntu abatigita hirya no hino, imihanda. Nikihangana akazi kazaboneka, ndabizi ko uribuze kukabona. Kuko ntabwo yakwima akazi kandi gahari. Ariko ubwo nageze aha ndakeka ko bigiye kugabanuka. Hano ntabwo ari mu ijoro bageze, ibibazo ntabwo bizabura. Ariko akazi ko kanizere ko bari buze kukaguha. Uko biri rwose. Ariko ndabona wagira ngo ari ahantu huze. Nanjye ndabona nkuzi. Niba naragutwajeho akazigo, niba byaragenze gute? Ukorera he? Nkorera hariya ku isoko ku Nyundo. Birashoboka ko ariho twaba twarakuriye kuko njya amahahira. Ariko ntabwo uri mu bantu natwaje imizigo uko byagenda kose. None ngo wabuze nkuzi, ariko ko nta muntu wigeze kuza umbaza. Hano ku muhanda? Yego. Mpagaze ku byapa ntegereje umuntu wagira gutya. Ejo naje nshaka muhakorera nawe utwara imizigo yitwa Jado. Ushobora ko ari we namubajije. Ni wowe koko. Birashoboka. Waramubonye se? Yego rwose, Jado natwaje cyane rwose. Ameze ate? Ameze neza. Ariko ntabwo wamubwiye ko namushakaga. Mubwira icyo namushakiraga. Cyararangiye se mabuja? Ntabwo cyarangiye, ariko nyine waje gukora hano ndakeka. Ariko buriya ubishatse nazamukugezaho, kuko buriya nawe yaba abaye umunyamahirwe ukomeye. Oya, nawe wirengera, ntabyo nta bindi birenze icyo nashakaga. Icyo namushakiraga ntabwo ari ikintu kiri grave cyane. Nta kibazo noneho. Nta kibazo ni ukuri cyane rwose. Ariko umeze neza. Mu bisanzwe ubwo ndaho no kuva nageze aha noneho ndushijeho kumera neza rwose. Uko nyagasani niko mukobwa mbwira se nsigaye mbona ni ibiki kandi uyu se mwamukuye hehe kandi? Si mama no kudusuhuza umushyitsi. Mbwira mwamukuye. Ariko mama nawe ni umushyitsi. Kandi wa mukobwa uyu wamukuye hano icyo nshaka kumenya. Ariko mba nta nubwo wakwihishira byura ngo Mbwira muri salo ari umuntu. Mbwira ikintu ndi kukubaza. Uyu muntu ni papa wambwiye ngo muhe karibu. Muzana aha muri salo munyweshe ku itasi yanjye, iyi tasi uhita ujya kuyijugunya. Kubera iki se mama? Uyijugunya, ariko ubundi upfana iki n'abakarani? Ufite kunsobanurira upfana iki n'abakarani? Mu ntebe zanjye ariko ibindi kubona ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe. Ibintu se papa arabizi ni wabigutegetse. Yaje gusaba akazi, agiye kutubera umukozi. Kuba yaje gusaba akazi aho bakirira abazamura hazi, muzamu muri salo.
Murugo mumeze gute? tumeze neza Mama ameze neza. mama ni kwa kundi Eh. ku itasi mbese yanjye mama ntabwo ari umuntu ndavuze iyi tasi mama ntabwo nakijugunya kubera ibyo bintu ndajya kuyijugunyira ndabivuze papa waguha uburenganzira bwo kwicaza umuzamu mu nzu yambwiye mwakire Niko se wa mugabo? ko mabuja nta kibazo oya ntabwo mbyumva nta kibazo ndaza kubibaza papa we nataha ga n'abazamu n'abana oya aho abazamu bakirirwa harahari ntabwo baza muri salomo y'abantu uko biboneye kuba uri umuzamu urinda urugo ndabyumva ariko ntabwo bivuze ngo ujye uza muri salo y'abantu uko ushatse kandi minya uzananira kandi abazamu niba ari n'abazamu niba ari n'abakarane wihaye harya mbwiye ngo witwa nde yitwa Moyize Moyize Karame ka tujye kuganira hanze nta kibazo ibindi uraza kubivugana na papa nazi mama ntukameze nyine wige kumwakira ariko ndabibaza siko iruka mama nawe jya ugabanya ibintu jya ugabanya ibintu byo kwigira umuntu urenze genda ujugunye mugere ndavuze ngo mumve imbere muko ugiye kuzansuzugura birenze ariko mama ntabwo ari amakosa yanjye ariko mbega mabuja wo muri ubu uvuze ngo iki garuka hano wa mugabo amusore mabuja hari ubwo uzakora ahangaha mama ntabwo ari gutanga akazi hano ni mugende Amasomo. amasomo ameze neza Ariko rero sigaye mbeshya sinzi ikibazo. oya ntabwo ngubeshya papa Ejo bundi nakubona agiye mu nakuneje. Nagiye mu kazi wicaye hariya. Umunsi wagiye ku ishuri? uyu munsi nagiyeyo Nzaba nzamenya uko bimeze. nagiyeyo papa Ngomba gukurikiranira nubwo maze iminsi mfite akazi kenshi. umaze iminsi uri bize niyo mpamvu Ndi bize cyane ariko ntacyo niba uri muriga neza nicyo mba mbifuriza. karibu Ndabona urananiwe ndananiwe cyane. Gusa niriwe mfite akazi gakomeye ukuriye n'impeta niba unaniwe ariko sikeya none uyu munsi byagenze gute? munsi Sikeya muri kuma nari ngukumbuye niyo mpamvu bereka barimo nkumbuye umunsi wose ariko ngomba nk'uko nabikubwiye ngomba kuganira namwe. nta kibazo mu kazi se byagenze bite Ni akazi kenshi wa mwana we ntabwo biba byoroshye. ntabwo byoroshye Ntabwo biba byoroshye rwose ariko byagenze neza. Mama se ari hehe? mama ari hano mu cyumba Ari mu cyumba. Hari utwo ari gutunganya aho mu cyumba. ndakeka Nzanira amazi. Nzanira amazi ngwe ndumva ameze nabi. Ariko nta gafanta kariyo. Ay. Zarashize. Kabaye gahari wanzanira ka soda ndumva nanagakumbuye. Ndumva nanagakumbuye rwose. Akazi nakari ahangaha nako ntabwo byoroshye. Halala. Ninyogira vuba sha ndumva nakiwe rwose. Nageze mu rugo nibwo nkihagera ubu none ahangaha. Izo dosiye uzibike neza. Urakoze neza. Uzibike neza. Fata zashize. Gusa kuki mutagiye mutambwiye ngo tugure izindi? twari kubikubwira Sawa urebe ukuntu zitunganya neza. Hanyuma se hari umuntu nabasigiye ari he? amwe aho twohereje mu gitondo ari hanze ari muri annex hanze Mwamwashakiye naho kuryama? nabikoze ariko wabitoye yariye? nta mugabo ariko mama ntabwo byamushimishije. Ntabwo byamushimishije gute?
ntabwo byamushimishije nyine ntabwo yabifashe neza yaba yarakaye nibyo madara ko mutadusuhuza bite muze mwicaye meze neza niko akira suhuza sitwirwa ni koko ababaye urarwaye se bose shari undi wowe n'umukobwa wawe mumfatanye cyangwa mwururugo kugeza nubwo musigaye munsangiza n'umuzamu ku meza amwe koko usangirana n'umuzamu minyoza na mama tati ntabwo basangiye ntabwo basangiye ntabwo yatumye ariki yahise amusohora n'itasi arambwira ngo tuyijugunye nyine ntabwo byiza basangira none se hari ikibazo ubundi munasangiye buriya riga nabo ni abantu buriya umuzamu umukozi wo mu rugo nkunda kubona ndabona hari umuntu umpamagaye reka turaza kuvugana nawe urumva atihutirwa niko naho ubundi bari abantu mukunda kubima agaciro kabo nyamara badukorera ibintu bikomeye akari umuzamu naho ubundi bariya ni abantu nabo ntabwo se hari ikibazo yaba yateye ahangaha gishobora gutuma mubabara cyangwa mutasangira umukozi wo mu rugo umuzamu baba ari nk'abantu bo mu rugo nanjye namusanze ku muryango ari gusaba akazi namusanze ku muryango ubona afite ibibazo none nihutaga ntuzi ko naraye nkubwiye yuko ku kazi mfite akazi kenshi nahise n'abamuterera minyoni amujyane turebe ko rwose namuterera minyoni ndebe ko nagera ku kazi hakiri bitwaye iki se madamu bitwaye iki ako rero rero nawe sinzi umuzamu kubera iki ubu none ntuzaryo namugaburira azajya arira mu nzu yazajya arira ku meza kubera iki se ataharira hari ikibazo kirimo mbishaka njye numva nta kibazo cyaba kirimo rwose ariko we n'umukobwa muri kumfata ibintu ariko se gute naba ngufata gutyo ngufata njye n'umukobwa wanjye twabaye ikibazo ntabwo mbishaka twabaye ikibazo nose ko turuvamo tugende rero nawe rero njye ntagomba numva mama urabona ko nakaje papa murakaza icyayi migende nta kibazo ni agasuzuguro kanarenze hari ibyo bari baneguje se hari ibyo bari bambwiye se bashaka bagende Mignone mukobwa ara Mignone wino hano yego mama wino hano nasoje guteka agenda ujya kurya kitateguye ameza se mama impamvu urayizi ntabwo nshaka ko kariya katurumye k'agakarani mwazanye aho kajya ku buryo natetse ndavuze ngo jya haguruka ujya kurya wajya utabye ibireke akoma wowe n'abakarani mufite uri kunyumva ndabyumva cyangwa nawe wazanye agasuzuguro mana bwira agasuzuguro
jya kurya rero jya kurya ntabwo nshaka ko nese we ntabwo ashonje sebuja wamuzanye azana mugaburira mama menye ugiye kujya utanguranwa naranjye na telefone koko hakora sekreteri kandi ntabwo muguhaye n'ibintu byihutirwa niba harimo kohereza ibiki nyine ibiki ushaka kumbwira wampaye telefone yanjye ntabwo muguhaye telefone yanjye ni uwo ku kazi ni sekreteri ntabwo bireba ko byanditseho sekreteri nyine ibiki sekreteri nyine sekreteri halo oui hari umuntu ushaka gukorana na smart family umuterankunga na smart family kandi arimo kwihuta ashaka kubonana nawe okay yantegerezaho nk'iminota 30 nta kibazo ihute ngaho ndebera ibintu wari ugiye kunkorera uri birere mu magambo ini sekreteri wanjye kandi wowe sizi ibyawe kabisa minyo mpanagurira zira nkweto nubwo aba yigeza nahanagura n'inkweto sinzi ngo nagurira zira nta kibazo niba zimeze neza igihe vuba vuba bite kamera cyane ko wicaye nicaye hano byancanze navuye mu cyaro nje gusaba akazi Kigali none nabuze aho nerekeza meze neza se umeze neza ariko muri rusange narinda ruwanyu ni mu cyaro iyo ngiyo za Muhanga nanjye narindi muri siporo mbona wicaye bisa nkaho ufite ibibazo kuko byanze bikoze nta kuntu waba ufite igikapu wicaye kuko ndabizi iyo umuntu arushye agira gutya akicara ariko niyo umuntu afite ibibazo umuntu arabibona urashaka akazi rero mfite ikibazo mu rugo kuko nta mukozi dufite si akazi ko mu rugo se ya tuzahurire hano ruguru kwa muganga centre de santé urahazi nayoboza nkahagera nta nubwo uri uw'inaha ngaha ntabwo ndi uw'inaha ntabwo uri uw'inaha ngaha ntabwo ndi uw'inaha okay uzayoboze kuri centre de santé ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu uzaze nzaguha akazi sibyo yego murakoze komeze wihangana ufite aho kuba muri no minsi se ndashakisha hari umukobwa w'iwacu nigeze kumubona anyereka aho abandi mu bureba ncumbikira okay sawa ubwo ufite aho uri muri no minsi ni amahire ariko niba nta nawe ufite fata nimero yanjye ufite telefone yewe telefone yazimye nari nayibitse mu gikapu ufite ibibazo byinshi cyane umuriro wari wageze gusa icyo gihe nubona umwanya uzazi icyo gihe tuzaguha akazi okay sibyo reka nkomeze siporo ahurire hariya kirya gihe sawa byiza nasenze nizere ko ayumvise nzaziye muri Kigali nta kazi ngo
namubonye ariko ndabyizeye ni ukuri kuwa gatanu nzirwa kwa muganga mpaka mubonye namufashe isura pe ahubwo reka njye kureba kararisa acumbikire hakiri kare akazi nakabonye rwose ku ishuri se gukora iki? Ntibiri aha ko bitanyoroheye. Ibiki byakubujije kujya ku ishuri? Usuze ahantu papa yaraye? Nibyo byakubujije kujya kwiga? Nyine urahaza ahantu papa yaraye kandi byose byatewe nawe. Ibyo bihuriye no kujya ku ishuri? Ndajya ku ishuri ntazi uko papa ameze, se ubuse nzari kwitunganya ibyo ku ishuri. Ntabwo njye. Kubera iki? Ntabwo njye nyine kuko ntibigiye n'ubwo babaye uzagenda uryiga. Gashinzira njye ku ishuri. Bana b'ikite baba sikari kuzansuzugura kubera papa wawe. Nzo papa ari hano. Nanone papa niba daharize jya kwiga. Urajyayo ntujyayo? Jya ku ishuri. Mwana ntabwo najya ku ishuri papa atarazi. Papa wawe niwe urakujyana ku ishuri? Yego. Yego. Nataza sindi ujye ku ishuri ndakurahira ndakubwiza ukuri kw'Imana. Mbanze mwitaba dore arahamagaye. Halo? Oui. Waramutse neza? Waramutse. Meze gute? Tumeze nabi twakubuze. Mwambuze so kubera mwebwe? Hase madamu ubundi wambabariye ukitwara neza. Ni iki kibazo ufite koko? Basi ngambwira uraza ntuza. Mwanze umbwire nawe kubera iki uri kwitwara mu buryo butari bwiza? Abakobwa baraguhamagara ntazi. Ndetse nzabeho ntahamagarwa n'umwe na sekretari wanjye kuko ntahamagara bigiraho ikibazo. Okay, ngaha basi reka tworoshye ibintu. Kuba mbigenza kuriya ni ukubera ko ngukunda reka mba nafushye ngaha mbabarira umbwira igihe urazira. Mukanya ndaza ariko mukanya dore dufite n'umushyitsi. Mfite umukozi turi umukozi wo mu rugo. Ntiwamubonye wa mukozi? Namubonye rwose. Wow, murahagera sangahe se? Mukanya gato nta minota nk'icumi iri bushire rwose narindi hafi aho ngaho. Imana ishimwe ubwo uri muzima ngaho ngwino twiyunge basi mbabarira. Ndaje rwose ariko umbabarira nawe ujye utuza ukajya wumva yuko njye ntubizi n'ubundi ko nta kibazo mba mfite. Ni iby'akazi tuba turimo rwose. Okay, karibu rero ngaho ngwino. Ibindi turabivugana mu rugo. Kandi ndagukunda cyane. Nanjye ndagukunda. Urakoze. Ndaje. Yego karibu. Samwanekeye agacyayi. Yego. Banaraye meze nabi. Yego ndaje ntakore vuba vuba kakandukunda. Ako suba ngo ntabwo uri buze ukakongera kumbwira ko akundi. Karibu rwose mugabo mwiza nanjye ndi kumva nisubiyeho noneho. Ibaze nawe nje ngasareba umugabo nkanjye utinya gutaha mu rugo kubera wowe. Oya, kubera n'ukuntu umwana yari yantesheje umutwe nisubiyeho pe. Murakoze ariko wabonye yuko ntabeshyaga bya bintu. Ntabwo
nabeshyaga nyine erega mba nafushye. Ugafuwe gufuha nuzi ko bisenya. Birasenya ariko nanjye nta kundi nabigenza erega ndagukunda. Nanjye ndagukunda sheri. Urakoze. Nawe urakoze. Sawa. Papa wagiye gutaha rero ngayitegure. Nitegura sibiki.